dutangiye dute rero? Dutangiranye n'ikibazo kigira kiti ese igihugu uba murakizi? Ibirango by'icyo gihugu urabizi n'icyo bisobanura? Cyangwa nukuba mu gihugu bunyeshyamba? Iyi ni PBO Entertainment TV. Nge nitwa Paul Billy. Mwese mwiyumvemo ikaze. Igihugu cy'u Rwanda gifite ibirango bitandukanye. Muri byo harimo ibendera ry'igihugu, hakabamo ikirangantego cy'igihugu, hakabamo ibirango biranga ingabo, hakabamo n'amafaranga. Ibyo birango ntabwo byimejeje, birahangwa n'uza akabikora. Hari umunyabugeni ubikora, kabone n'ubwo yaba atazwi ariko aba yarabikoze. Mu Rwanda umunyabugeni wakoze ibyo birango umaze kugarukaho muri 2025 yari yujuje imyaka 66. Ese ubundi muramuzi? Cyangwa nze mbabeshye bigira inzira, kuko n'ubundi nta makuru muba mufite. Uwabihanze yitwa Kirimobwenecyo Alphonse, ariko 2025 ntabwo akomezanyije nayo kuko ubuzima bwe bwarangiye, ndetse hashize iminsi 2. Igihugu cyaraye gicitse umugongo nyuma yo kubura uyu munyabugeni ukomeye. Siko nawe ubibona? Ibi ngibi ngiye kugarukaho aka kanya bireba buri munyarwanda uwo ari we wese, yaba mu Rwanda yaba hanze y'u Rwanda. Udashaka kubyumva rero ari mu gihugu, ubwo ashaka ikindi gihugu ajya kwimukiramo. Si byose siko bimeze, niko biri. Byaba byiza ushatse igihugu ujya kwimukiramo niba udashaka kumva ibi ngibi ndi kukubwira, kuko birakureba cyane. Ugomba kumenya ibisobanuro by'ibirango by'igihugu. Twagiye ahubwo nta gutinda, ngiye kubanyuriramo uko ibikoresho cyangwa se ibirango by'u Rwanda ibyinshi byaje, n'uwabikoze, n'uburyo ibitekerezo byagiye biza n'ibisobanuro byabyo. Duhereye ku ibendera ry'u Rwanda. Ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda rufite ubu ngubu ryatangiye gukoreshwa ku itariki 31 Ukuboza muri 2001. Rigizwe n'amabara 3: icyatsi kibisi, umuhondo n'ubururu. Ibara ry'icyatsi kibisi risobanura iki? Ushatse ubu ngubu nabaragira shaho, nabaragira. Icyatsi kibisi gisobanura uburumbuke, no kuba icyizere cy'uburumbuke. Iry'umuhondo risobanura iterambere ry'ubukungu, naho iry'ubururu risobanura umunezero n'amahoro by'abanyarwanda. Ubu hano turi mu ishuri Kabaye. Ishusho y'izuba rifite imirasire 24. Mwabyumvise? Izuba riri mu ibendera rifite imirasire 24 isa n'umuhondo w'igi, rishushanyijemo uruziga. Rigaragaza urumuri rumurikira u Rwanda n'abarutuye. Nicyo ririya zuba risobanura. Ni ikimenyetso cy'ubumwe, gukorera mu mucyo no kurwanya ubujiji. Iri bendera ryahanzwe n'uyu mugabo nari mperutse kuvuga, yitwa Kirimobwenecyo Alphonse. Niba utarunamuzi umumenye. Yaritsindiye cyangwa se yarikoze nyuma yo guhigika izindi ntiti zirenga 400 zari zaturutse imihanda yose mu ipiganwa yazihuje, maze aza ari uwa mbere. Ubundi se uyu Kirimobwenecyo yatangiye ubugeni gute? Kirimobwenecyo yavuze ko yagiye gutangira ubugeni ari amaburakindi. Ntabwo byari ibintu yari asanzwe yiyumvamo, ahubwo bisa nk'ibyamugwiririye, kuko mu yandi masomo yabonaga byaranze. Yigeze kuvuga ati kera abantu barangizaga kwiga umwaka wa 6 bagakora ikizamini cyo kujya mu mashuri yisumbuye. Icyo gihe nari umuhanga, ariko umwaka wa mbere nakoze ikizamini ndatsindwa, ndasibira nabwo ndatsindwa, ku nshuro ya 3 nabwo ndatsindwa. Byari byaranze. Nibwo navuze nti igisigaye reka njye kwiga gushushanya. Icyo gihe yashatse abantu bari babizobereyemo, baramuhugura. Amaze kubimenya akora ikizamini cyo gutangira kwiga mu ishuri ry'ubugeni ryo ku Nyundo, aratsinda.
abantu bize ku Nyundo ndabasuhuje muri korodari ya Nyundo ni Rubavu. Mu gihe yari arimo abisoza, Uburusiya bwatanze amahirwe ku bashaka gukomeza amasomo yabo, abumwe muri bake bahawe ubwo burenganzira berekeza muri Institut des Beaux-Arts iri Kiev. Ni mu murwa mukuru, ngira ngo ni mu mujyi wa Kiev, ntago ari umurwa mukuru nari mbabeshye. Ahangaha yahakurikiranye ibijyanye na art graphique. Uyu mugabo yavuye mu Burusiya muri 1988, abona akazi mu icapiro ry'ibitabo by'abanyeshuri, aho yari ashinzwe ibijyanye no gutekereza ibishushanyo, gukosora amagambo no gukosora inyigo shusho cyangwa se design mu Cyongereza. Yatangiye akoresha intoki kuko icyo gihe mudasobwa ntabwo zari ziraza. Gusa yaje kugura iye bwa mbere muri 1989. Ibaza ukuntu yabyina. Ajya guhanga ibendera ry'igihugu byagenze bite? Yari Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu yatanze itangazo rivuga ko ikeneye ibirangantego bya Repubulika y'u Rwanda, maze abiyumvamo impano y'ubugeni barapiganwa. Mu basaga 400 bitabiriye ipiganwa hatoranyijwemo 10, maze bahura n'itsinda ryashyizweho kugira ngo ryige ku birango bibereye u Rwanda. Azagusohokamo ari uwa mbere yemye. Mu magambo ye yagize ati, nahembwe neza nk'uwa mbere mu bakoze ibendera n'ibirangantego bya Repubulika y'u Rwanda. Mu gukora ibendera, aba banyabugeni bari bahawe amabara bagomba kugenderaho, hanyuma ibindi bakabivana mu bwenge bwabo. Kurumva ntabwo bari bikoreye ishu, bagombaga gutekereza nk'abanyabugeni bose nyine uko bamera. Noneho by'umwihariko muri 400 abari bavuyemo byumvikanaga ko ari bo bahanga. Ubwo nyine bari bagiye ku munzani babapime. Mu magambo ye kirimo bene cyo yaravuze ati, hari ibyo twagombaga kugenderaho nk'icyerekezo cy'igihugu. Niba irya kera ryari ririmo umutuku uvuga impinduramatwara n'amaraso yamenetse, twagombaga gukoresha irigaragaza icyizere cyo kwiyubaka. Abitabiriye ya marushanwa basabwe kwitondera amakosa nk'ayakozwe muri 1959, aho ibendera ry'u Rwanda ryasanishijwe n'irya Guinea Conakry, ariko hari ubujiji. Muranyumvira ubujiji bwari mu gihugu. Ibaze aho igihugu gitanga isoko, uritsindiye agakora ikirango gisa n'iki kindi gihugu, ntibabimenye. Bakabimenya nyuma cyaramaze gukorwa, cyaramaze no gusohoka no kwemezwa. Barenjeje nibagende. Reka twikomereze. Iri bendera rero ryasanishijwe n'irya Guinea Conakry nyuma y'imyaka 2. Riza kwandikwamo inyuguti ya R ivuga Rwanda mu rwego rwo kubitandukanya. Gushyiramo izuba ni ibitekerezo bye bwite. Uyu mugabo wishimira kuba yaratanze umusanzu mu bikorwa bikomeye, icyo gihe nibwo yabyishimiraga. Nimvuga icyo gihe se n'iryari ko ntigeze nkivuga. Hari muri 2019 nibwo yakoze ikiganiro kuva yabaho n'itangazamakuru. Yishimiraga ko yatanze umusanzu mu bikorwa bikomeye by'u Rwanda. Aganira n'itangazamakuru icyo gihe yavuze ko ibyo yakoze ari iby'igihugu aho kuba byaramwitirirwaga. Yibukaga ko mu gihe cy'icyumweru arimo guhanga ibendera yagerageje ibintu byinshi. Ubwo twageze noneho yakoze ibendera gute, byamusabye izihe mbaraga. Yagerageje ibintu byinshi ariko akazajya asanga nta gisobanuro bifite. Aha niho gushyiramo izuba byaturutse. Ku ikubitiro iryo zuba yarihaye imirasire 12, ariko kuko yagombaga gutanga ibisobanuro byaryo, abisesenguye asanga bitaba biboneye, niko guhitamo kuriha imirasire 24 kandi rikajya iburyo.
ati nabanje gutekereza utuntu twihariye tugomba kuba mu ibendera. Izuba naravuze nti ese ndayiha imirasire ingahe? Ndavuga nti 7 ariko nsanga bidasa neza. Natangiye ngira 12 ndenzaho mike nabwo mbona ari bibi, nyuma nza kuvuga nti reka ngire 24. Wa mugabo yararushye burya. Ubwo yavuye ku murasire wa mbere arashushanya, wa kabiri arashushanya, uwa gatatu kugera kuri 24. Abaritiste mwagorwa. Iyi mirasire 24 yayihaye igisobanuro cya politiki nziza itagomba gusinzira, ahubwo igomba buri gihe guhora imurikiye igihugu. Iryo zuba kandi yagennye ko rigomba kujya iburyo aho rirasira, aho kujya ibumoso nk'aho rirengera, kuko kurenga byaba bivuze ko ya politiki nziza isinziriye. Mwabyumvise? Ubwo nizere ko mwasobanukiwe. Amajoro yamaze adasinziriye yaje kubyara umusaruro, maze atangazwa nk'uwatsinze. Yajyaga yifuza gushyira hanze ingano y'amafaranga yahembwe icyo gihe, gusa yashimangiraga ko yari menshi muri icyo gihe yayahabwaga, kandi icy'ingenzi si umubare wayo, nuko byamufunguriye amarembo. Nibyo bya bindi abanyarwanda bakunda kuvuga ngo abantu baba bazi kubara y'abandi. None se nk'umunyamakuru yajyaga kumubaza iby'amafaranga yahembwe mu buhe mujyo, byafasha iki gihugu? Reka nikomereze ngihorere. Yagize ati icyanshimishije ni ukumva nakoze ikintu cy'agaciro ku gihugu n'abanyarwanda. Ubwo iby'ibendera ntitubirangije, ubwo nizere ko nta muntu uzabimbaza. Reka tujye noneho ku kirangantego. Mutega amatwi neza. Tugeze ku kirangantego. Kirimo bene cyo Alphonse niwe wagihanze, ni nawe wahanze bendera. Iki kirangantego kirimo iki? Kanze mbabeshye, nshatse nashyiramo n'isahani bishatse. Ikirangantego kirimo agaseke, ingabo, amasaka n'ipfundo rishimangira ubumwe. Kirimo bene cyo yagize ati u Rwanda rwagize akaga gakomeye kubera jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Nge nahisemo agaseke kuko nyuma yayo abanyarwanda bari bakeneye kongera gusabana. Sinari nzi ko kazakundwa, kandi kagakundwa cyane mu mahanga, kakatuzanira n'amadovize. Ikindi natekereje ko iterambere ry'igihugu rigomba inganda, ikoranabuhanga nabyo mbishyiramo. Ntitwibagiwe ubuhinzi n'ubworozi n'ikawa icuruzwa hanze mu kuzamura ubukungu bw'igihugu. Ingabo 2 nazikoresheje nk'uburinzi bw'ibikorwa by'igihugu. Byose bikorwa abanyarwanda batahiriza umugozi umwe. Bivuga ko tugomba gukorera hamwe kandi mu mucyo. Urumva biri mu kirangantego byumvikanye neza. Ubwo wari washyize amatwi munsi y'intebe, ubwo sinza hari bubyumvire, gusubiza inyuma nyine ubyumve. Ni nawe washushanyije noneho inote zirimo ibihumbi byinshi. Inote ya 7, inote y'ibihumbi 9, inote ya 14. Izo note zose niwe wazikoze. Inote zo mu Rwanda, izo ngizo mvuze nawe urabizi ko zidahari. Kirimo bene cyo yanagize uruhare mu gushushanya inote dukoresha mu Rwanda none, ndetse n'izakoreshejwe mu bihe byahise nk'iya 500. Mu magambo ye yagize ati hari inote zimwe zirimo ya 5, ya 2, y'igihumbi n'iya 500 nagiye nshushanya mbisabwe na Banki Nkuru y'Igihugu mu gihe bahinduraga amafaranga. Igiceri cy'ijana cyifashishwa muri iki gihe nacyo niwe wagishushanyije, ariko mu gihe gito abantu benshi badashobora gutekereza kuko cyamutwaye iminota 5 gusa. Abandi bafite rero ibitekerezo bigenda nk'amazi y'ikawa murabe mwumva. Uyu mugabo igiceri cyamutwaye iminota 5 gusa.
uraho bari kukubwira bati rimwe guteranyaho rimwe ni kangahe, ukagenda nk'amazi y'ikawa mu bitekerezo. Kirimo bene cyo ushimangira ko yabishimangiraga icyo gihe. Imana muri iruhuko ridashira. Yashimangiye ko ubwo bugeni bwihariye bwamutunze bitewe n'uburyo yabwitwaragamo. Yagiye akora n'ibindi birimo amashusho yigeze gukwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Perezida Kagame ari umutoza w'ikipe, naho abagize guverinoma bagaragaye ari abakinnyi. Niwe kandi wakoze igishushanyo kigaragara nk'ikirango cy'igicumbi cy'intwari, ibirango bitandukanye bya RDF, yanashushanyije impeta zimwe z'igihugu, ikirango cy'umujyi wa Kigali, ndetse afatanije n'uwitwa Hategekimana Laurent bakoze ingabo yahawe Perezida Kagame ubwo yaharahiriraga kuyobora u Rwanda muri Kanama muri 2017. Hose si inkoze ibyo mbabwiye, hari ahandi mwari mwarigeze mubikura? Mwagiye mwemera mwa Abanyarwanda mwe, kandi ubu harimo bamwe bagiye gupinga ngo twari dusanzwe tubizi. None ko mwari musanzwe mubizi, kuki mutari mwarabitanze? Iyi ni PBO Entertainment TV. Ndarangije. Bye.